Imana yantegetse gusengera ibintu bimaze iminsi byagugiranye. Ubwo abafite umutwe babafashe mu gitondo mujye gushaka paracetamol na hedegisi, umutwe urakira munywe n'amazi menshi. Ariko ndashaka gusengana n'umuntu ufite uruntu rumaze igihe kinini. Nicyo nahawe. Yigeze imbwira umugoroba umwe kandi ntiyabihinduye, iravuga ngo hanyuma reka nsabe abantu mwese mutararenza imyaka 38 muri munsi yayo muhaguruke. Mbere cy'ukuntu ibintu ngiye kuvuga bifite ingufu. Utararenza wese 38 uri munsi ya 38 ahaguruke. Hari ikintu Imana igiye gukora. Mvugira ngo amina. Ntabwo bose bazabyemera. Hari abazagira ngo uzongera. Ariko hari ikintu Imana igiye gukora. Abanyedini muri bamubonye. Nkunda kumva makuru y'umurwa, uri kurahatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama, umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya niko mvuza impundu, haleluya nzinjira mu murwa, haleluya ndi hafi kujyayo. Haleluya niko mvuza impundu, haleluya nzinjira mu murwa, haleluya ndi hafi. Mureke mbabazi. Hano haba hari umuntu ukunda ijwi ry'Imana umeze nkanjye. Hari umuntu ukunda ijwi ry'Imana nkanjye. Ngirira utya. Hari igihe ugira umubyeyi mubi akakubwira nabi. Hari ijambo mama yajyaga abwira bashiki banjye, akavuga ati Mariya we, ati maze uzabyare wibanze,
ubwo umushinya ukaba urashize nkayoberwa icyo avuze, ariko yabaga yamugoye. Ariko data numvise ijwi rye ryiza, mumvugire ngo amen. Uzi ko ahantu hari umugambi w'Imana ukomeye? Uzi ko hari umugambi w'Imana ikomeye? Reka manze nsome ijambo ry'Imana, nze mpanure, ndumva umuntu uri kundya. Muvuge ngo urakagira inkuru nziza. Mu bantu Imana yakwivata mu kanwa ndimo. Dusome muri Yohana ibice 5, dusome duhereye ku murongo waho wa mbere. Kuri bamwe baje vuba ni page ya 97 mu isezerano rishya. Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Namwe niko handitse. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu agiye Yerusalemu, kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza harimo abarwayi benshi, harimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe, ntabwo ari buri munsi, marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara zingahe? Iyo ariyo yose. Komeza gato. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije nkiza unda ntanga kumanukamo. 8. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Nimumvugire ngo amen. Twaje tubakunze tubikuye ku mutima. Aba bantu ndabakunda. Twigeze rimwe turi mu masengesho ndababwira, ariko ko mufite ibintu byiza mwasohotse mukajya habona, bateze tujya imbere. Ubu mfite umushinga mwiza wo kubageza na Nyarugenge, nkabageza Kacyiru, nkabageza Gasave, nkabageza hose, kuko nge ndazwi ndagenda, ariko mfite umushinga mwiza wo kubageza hose. Ubundi umukobwa wabuze umuranga yaheze kwa nyina. Uyu munsi Imana yantegetse gusengera ibintu bimaze iminsi byagugiranye. Ubwo abafite umutwe babafashe mu gitondo mujye gushaka paracetamol na Hedegisi, umutwe urakira munywe n'amazi menshi. Ariko ndashaka gusengana n'umuntu ufite uruntu rumaze igihe kinini. Nicyo nahawe. Yigeze imbwira umugoroba umwe kandi ntiyabihinduye, iravuga ngo mu biganza byawe nshyizemo umuti. Haleluya. Ubu rero harimo umuti. Hanyuma reka nsabe abantu mwese mutararenza imyaka 38 muri munsi yayo, muhaguruke. Mbere cy'ukuntu ibintu ngiye kuvuga bifite ingufu. Utararenza wese 38 uri munsi ya 38 ahaguruke. Ubwo harasigara abakuze.
abari mwe mwicara, ariko utararenza wese 38 mujye juru. Mushumba ndebera, urabona atari bo benshi? Si bo benshi? Reba igihe wavukiye n'ibiryo umaze kurya, ukaba ukiryamye urwaye, sakarengane iyicarire. Hanyuma rero nigeze ngera mu giterane kimwe, mbona imbaraga z'Imana, hari bwigishe Pastor Kayitare w'Ikabarondo. Muri icyo giterane bazana umwana wapfuye, wanaza amaguru, wanaza amaboko, ijisho ry'umweru ryagaragaye, urufuzi rwatambutse. Umuntu aravuga ngo niba musenga koko nimusenge mu nkiriza umwana. Kayitare aravuga ngo rambika aho munsi y'ameza. Arambika munsi y'ameza, arigisha ntiyita ku by'umwana wanaza akaguru n'akaboko. Arangije aravuga ngo mugende muca inkoni muze kunkubitira abarokora uyu mwana nadakira. Mbona bene wacu aho twe twicaye, umuntu ati aro ko ntakumva neza, aro sinkumva, aro akabaragiye. Undakongera igiterane cyakirimo nk'abantu 1000, hasigayemo nka 300. Aho nicaye nkavuga nti turazi kubitwa tu. Habona umwana ntiyinyagambura. Ese ko atinda kumusengera buriya nanogoka kandi wenda yari bukiri, biragenda biti? Ndavuga ariko reka nsigara aha wenda nzikubitwe, ariko ndeba amaherezo y'ibi bintu. Abantu baragenda we, ni wacu mu Gishumba hariya baragenda. Hariho n'uwabwiye mugenzi we ati mfite gahunda y'ubukwe bwihuta bw'umuryango, naho kumbi yatinyaga inkoni. Nuko bazarangiriza inkoni abapagani baziciye zo gukubita abarokore. Kayitare ati murambike hejuru y'ameza. Ntabwo yavuze amagambo menshi, yaravuze ngo Yesu, nshingiye iyi mbaga y'abantu iraha, nkashingira kuri uyu muntu wazanye umuntu ngo Imana y'abarokore imukize, nanjye mbaye Imana nahita muzura aba bantu ntihaburamwe abanyizera. Ngirira vuba, dore nifitiye ijisho rimwe niryo ryarebaga, irindi rye ryarahumye. Ubu noneho harubanza yarahumye yose. Ngirira vuba, nifitiye ijisho rimwe, nirukanse sinabonaho nyura. Kiza uyu mwana uzamamara. Umwana atangira kurambura amaguru, arambura amaboko, ahamagara nyina. Nyina araza muhanagura ibitabapfu. Mbega Imana y'abarokorewe, mumvugire ngo amena. Niba ufite kwizera turagendana, ndasengera ibintu bikomakomeye bimaze igihe. Ubwo ni ibidiyabete, ni ibiswaku, ni hepatite C na B, yego, ni ibifukunyu by'ibicuri byo kwihonda hasi bimaze igihe. Ni umwana wakunaniye, wabaye ikirara, warara yaho bonye hose, n'uyu munsi utari mu rugo ni uri bwizerere. Nayo maguru yabaye nk'imivovo, ni ibyo ngibyo uri bwizerere. Ni imitwe imaze imyaka n'imyaniko, ni ibyo ngibyo uri bwizerere. Ni bya bintu byo mu miryango by'ibitererano bituma udasinzira, wagira ngo uri umuzamu. Ndasinya pewo, ubundi Kristo arahari. Ntahari? Ntahari? Si ryo jambo Venuste yatubwiye mu gitondo ngo Yesu arahari, ngo duhawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, tujye ku kazi. Siko yatwigishije? Ubwo butware se bwarangiye? Hanyuma rero nibyo bintu ndi busengere. Natumwe ku muntu ufite ibintu bimaze igihe kinini bimuzonze. Ubwo abafite umutwe wabafashe mu gitondo banywe paracetamol na headache, niko navuze, umutwe urakira, barenzeho amazi. Hanyuma abantu barwaye mu nda mu gitondo, ubwo ejo mwariye nabi, namwe ntabwo ndi bubasengere, ahubwo ndasengera abantu bafite ibintu bimaze igihe kinini.
Yohana ni muntu ki? Yohana barwa mu ntumwa za Yesu, akaba mwene Zebedayo, nyina yitwaga Salome. Bari batuye hafi y'inyanja y'i Galilaya. Umwuga wabo wari uburobyi. Uwo mwuga yawukomoye kuri se Zebedayo. Yohana bivuga uwagiriwe ubuntu cyangwa se wabonye Imana, niki iryo zina rivuga. Hanyuma rero Yohana uyu ndamukunda, atangaje amakuru yizewe ku mugaragaro. Aravuze ngo mu myaka 3 n'igice Yesu yamaze mu isi, yigeze agiye Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama, ngo ahasanga igihangari kinini. Icyo gihangari ngo cyari gikikije ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betesida. Icyo gihangari kinini ngo cyarimo abantu b'amoko yose ariko barwaye. Abanyunyutsa amaboko, abanyunyutsa amaguru, abarwaye kanseri, abarwaye imigongo badahaguruka, abarwaye imitwe idakira, abantu b'ingeri zose, abafite bene wabo bakibicaye iruhande, abafite ababataye bakabarambirwa bakigendera, burya abantu bagufasha igihe gito, abafite abakibaha agakoma, abakifite abakibahindurira agashuka na pampegisi bari bazambaye. Hanyuma ngo Yesu arahagera, anyura mu bantu ariko batamuzi. Ariko uyu munsi wamumenye ngahanura ko rirenze. Ngo aca mu bantu ariko batamuzi. Ngo akabaza umurwayi, atese wageze aharyari? Undi ati ndeka, amateraniro yo mu cyahafi nayagezemo, ya Nyarugenge nyageramo, ku Murindi nagezeyo, Kabeza nageze, ntaho nasize ni Kabgayi kwa Padiri EDOUARD nagezeyo, umukozi w'Imana. Ariko ibi bintu byanjye byanze gukira. Ati yo, ati hangana, ariko ntazi uwabwira. Ngo akongera agaca ku bantu, akabaza undi, atese wowe hano wahageze ryari? Ati njye mpageze vuba, mpaze ibyumweru 2, ariko hirya hayange hari abanuka. Ngo aca mu bantu yumva amakuru yabo n'igihe bagereye. Ngo arangije agera ku muntu ushaka kuvuga nasomye, ngo yari amaze imyaka 38 aryamyaho ku kidendezi. Ngo kubera ko rimwe na rimwe marayika ukiza yajyaga mu mazi, ngo amazi yo hasi yajya hejuru, ayo hejuru ajya hasi, ikimenyetso bakaba barakibonye. Ufite mwene wabo akajugunya, yagwamo uburwayi bw'agahita akiraga, agasezera ku bandi agataha. Ufite urubando ubasha gusimbuka ukigendera ku rubando agatangamwe abandi, hakiraga umwe ku munsi. Mbega kondisiyo we, ariko buriya kuki hatakiraga wenda nka 15? Ngo ni umwe gusa. Ubwo haguyemo 2, waguyemo mbere niwe wakiraga, undi bamujanduragamo agategereza ejo. Ntibyari byemewe kugumamo ngo amazi azagusangemo, ni ugucungira hafi. Ariko hakiraga umwe. Hanyuma rero Yesu ngo aramureba, burya azi uko tumeze, ubu ibyo twahetse twazanye byose arabizi, akari mu mutima wacu arakazi, akari mu muryango iwanyu arakazi, akari mu mufuka wawe nako arakazi, ibyo duhetse byose arabizi. Nuko ngo Yesu aramwegera, amenya ko arwaye igihe kinini, ngo aramubaza ngo urumva ushaka gukira? Ati wa mugabo we winshinyagurira, maze imyaka 38 hano, ubu se abafite bene wabo babonye ababajugunyamo, none ngewe uranshinyagurira kubera iki? Ubuze no kumbaza igihe mpamaze, none urambaza ngo ndashaka gukira? Undi ati ndakubaza ngo urashaka gukira? Undi ati abafite bene wabo yewe babashyizemo, naradepoje ntibamfata. Ufite general amushyiramo, ufite meya amushyiramo, ngewe ntahiraho ndepoje imyaka myinshi winshunga. Ngo amubwira nabi.
ati nakubajije ngo urumva ushaka gukira? Atari ko wa mugabo uranshakaho iki ko atari we wangize gutya? Ntabwo ubona amatera ndyamaho ko yabaye nk'akarimi k'imbwa singiye? Ndati si ibyo nakubajije, ndakubaza ngo urashaka gukira. Ntiyari yakamumenya, cyangwa uyu munsi ukamumenya, ukamenya imbaraga afite ko zizura abapfuye, ukamenya imbaraga afite ko zikura umuntu mu mukungugu ikamwamamaza, ukamenya imbaraga afite yuko zigabura ibiryo bikaba byinshi ukajya no kuri regime, ukamenya yuko imbaraga afite zihagurutsa umuntu kugira ngo azamamaze abakanwa kayo, kuko Imana irinda icyo umaze ntabwo irinda wowe. Irinda icyo umaze n'icyo uzamara, ntabwo irinda wowe. Buriya umumaro wa muvunyi ni wirinze, si wirinze, ahubwo irinze icyo amaze. Yego yego. Naho ubundi Rusororo yaruzuye, cyokoze ejo bundi baguze ahandi i Remera ku irimbi ry'intwari haruzuye, mu Busanza haruzura bamanuka epfo ku Rufunzo, ntabo mungana se bagiyeyo. Burya irinze icyo umaze, ntabwo irinze wowe. Aravuga ati winshunga ndeka, maze igihe kinini hano, abafite bene wabo babagiriyeyo babagirira neza, njyewe sindacyagira umuryango. Reba imyaka maze ahangaha, n'abanjye muriraga n'abazaga kundeba ntibakiza. Abantu bazagufasha akanya gato, Imana niyo igufasha iteka ryose. Ngo arangije aramubwira tumva, ikorera uburiri bwawe ugende. None se ko inzira ari muri aya mazi, ninde wababwiye ko abantu bose bazasubizwa banyuze mu mazi? Hari abo Yesu ategetse, hari abo Yesu ategetse ngo nimwikorere uburiri bwawe mugende. Ntago mwabyumvise? Yesu ntashaka kujandarara imyenda itoha, kubera ko yahigereye nyir'ubwite, aravuze ngo ikorere uburiri bwawe ugende. Ubwo we wasanga ukitegerereje kwa nyogosenge. Ntabwo Imana yacu isubiza inyuze kwa shangazi, iyo ishatse inyura no ku mwanzi wawe. Kizima no kusubizwa. Ati korere ugende. Nuko ngo arahaguruka biremera. Imyaka 38 ishize, azingazinga kakariri yaryamagaho biremera, ibisebe by'ahatobotse birakira abireba, amaboko yakunjamye ararambuka abireba. Subwo yogoshwaga nande muri iyo myaka 38 ko yari yarahirimbiye. Nuko ngo ahagurutsa zinga twose yiterera hejuru. Ngo hari ku munsi w'isabato. Abanyedini muri bamubonye ntibashimishwa nuko yakize, ahubwo baravuga ngo kuki ugukishije akoze ku isabato. Atariko ubwo murambaza iki? Uwankishije mugende mu mubaze, ngewe ikizima nuko nakize. Ntago munzi imyaka mazanga, ntago muyizi. Hari ikintu Imana igiye gukora, mvugira ngo amina. Ntabwo bose bazabyemera, hari abazagira ngo uzongera, ariko hari ikintu Imana igiye gukora, kuko ntabwo yateranyiriza abantu bayibuza. Hari umubyeyi uteka abeza, yigeze ajya kwivuza mu nda Faisali, baramubwira ngo afite kanseri muri matirisi. Bamuha imiti, kubera ko yari yifite, arahaguruka ajya muri Kenya. Muri Kenya naho barapima barayibona, ariko baramubwira bati
harimo infection, tugiye kuguha imiti y'iminsi 10, uzayirangize wageze hano uryame ku iseta, tukubage matirise tuyikuremo tuyijugunye ahandi hatarafatwa, ubwo abo wabyaye nabo. Ndateze ko nabyaye kamwe nkaba nkeneye benshi. Tugitera tubwe ibyo uvuga urabyumva. Genda unywe imiti iminsi 10. Bukeye mbona araje ati harya ya Mana iracyavuga nti iranakora se nti none se dore impapuro nzajya kubagwa nyuma yo kunywa imiti kandi ndashaka kubyara. Mbariza Imana niba nkifitiye umumaro inkize, cyangwa se imbwire niba ari rwo rwanjye mbimenye. Ati naha nkuri igisubizo. Nuko ndasenga, Imana yo kabyara ivuga ibitandukanye n'iby'abantu, ikavuga ibitandukanye n'iby'abaganga, ivuga ibitandukanye n'iby'imiryango. Bashobora kuvuga bati ntuzigera ubyara bakanabisinyira, ariko Imana ikaguha abana 10 nk'abamama. Ndamubwira nti yewe ati Imana iravuze ngo iguhaye inda nziza. Ati inda nziza se ni yepfo ni ya ruguru ni hehe nturambaza iki? Hosh, iguhaye inda nziza. Agenda ariko acanganyukiwe kurumva ko icyo gisubizo nticyuzuye. Aragenda ari bubagwe mu gitondo, abaforomo baramutunganya neza. Mu rukerera saa 10 nibwo dogiteri yaje, arabanza asoma impapuro arazitegereza, arangije aramupima ngo arebe iyo kanseri aho igeze, abona mubage. Akubise mu mashini abona ngo afite inda nziza. Iyo nzu ni nk'iy'umwana w'imyaka 16 utarabyara. Aramureba ati sekire ni wewe waje aho ubushize? Ndati izi mpapuro ni izawe? Ndati nese ko mbonye ibitandukanye n'ibyo twanditse. Ndatubonye ikimuga. Ati mbonye inda yawe, inzu yawe ari nziza, matirisi ari nziza, ari nk'iy'umukobwa utaranabyara w'imyaka 16. Ati girayo nkwereke. Ava ku gatanda ku biti y'umurambararo, arongera ku biti ihagaze, arongera atera haleluya y'ibisubizo, akubita indi y'ibisingizo. Ariko mwanyakira ngo amen abari hakurya no hakuno mwese. Muganga atese ko ndebe ubaye nk'umusazi bimeze bite? Ati muga dufite Imana ivuga. Ati Imana yarambwiye ngo impaye inda nziza, none urandebera ongera upime. Muganga arapima aramubwira ati ni nziza rwose nta kibazo kirimo, ntabwo ndi bukubage. Nayoburaga ku murindi hariya, yanzaniye imifuka 100 ya sima yo kubaka urusengero. Ubu nagiye mbona imbaraga z'Imana. Ubwo murumva ibyo bintu byoroshye? Murumva byoroshye? Nyuma yaho habyaye abana 3. Ubwo agize 4. Iyo nzu yabaye nziza. Iyi Imana ifite imbaraga. Irazifite. Nkwibutse ko ibyo kuguhembuza Imana itabikura kure. Ubu igisubizo cyawe mu byo yakubwiye ntabwo iragikura mu ijuru, kirahangaha mwisi. Urumva iki sigaje ni ukuguhereza mu biganza itakira. Nta gisubizo Imana ikura mu ijuru cy'ibyo yavuze aha mwisi. Ahubwo byose irabifite hano. Ikikora ni ukubikura mu maboko ya bamwe ibishyira mu maboko y'abandi, abandi baha ibishyashya bikuriye mu iduka. Ikikora ni icyo ngicyo. Naho ubundi ibisubizo ntabwo biri kure. Ubu wasanga aka kanwa keza Imana yanyihereye aricyo gisubizo. Ngewe nkaba nteze amaso iburyo n'ibumoso, kumva Imana
igisubizo kiri muri aka kanwa keza yambaye. Yego, amina. Ntibishoboka? Birashoboka. Ntibishoboka? Birashoboka. Birashoboka. Hanyuma rero uwo muntu yari amaze igihe kinini arwaye kanseri yo muri matrice, ariko Imana ishyira mu gaciro imukiza nk'uko yakije wari umaze imyaka 38 ku kidendezi cy'ibete sida, arakira abamuzima, ahimbaza Imana. Imana nihabwa icyubahiro. Uyu munsi tugiye kugusengera. Icyo dusengera nta kindi, ni ugusenga kugira ngo wizere. Naho ubundi amaboko y'Imana ari hano. Ngiye kubasetsa ariko museke gakeya, kuko hanze ubu kambije impanga, ntabwo no mu rusengero wayikambya ngo bivemo, ntabwo byazavamo. Umubyeyi umwe aherutse kunsanga arambwira ati nsengera, ariko icyifuzo usengera ntabwo nkiguhisha, ntiwirirwe ujya mu mwuka, ndakizanye. Ese ni ikihe? Ati mfite umugabo w'umushoferi utwara ikamyo, ariko ni indaya, nawe ubwo arabyiyemerera. Ati rero ejo narababaye, twaragendanye, agira ngo ambwiye neza, kumva ambwiye nabi, anyereka abantu 3 baryamanye. Ati ndapfa ndashira sinabimwereka. Ati none ikinzinduye, mbwirira Imana imuce ku ngeso, cyangwa se imuha agakiza irebe ukundi bigenza. Ariko ndarambiwe, mbona arababaye. Nuko turasenga. Umudamu hari aravuze ati atababara se urumva byose, ntabwo byoroshye. Turasenga, agiye kugenda namubwira nti ati Imana ivuze ko ikoza. Ati Imana ivuze ko ikoza. Ati njyana ibyo nijyana ibyo. Si ubwo mugira ngo Imana ivuga menshi? Ntabwo ivuga menshi. Yabwiye Yosefu ngo uzakomera. Ibyo gukomereka no gufungwa no ibyo ntabyo yamubwiye. Ariko reba ukuntu Yosefu yakomeye kugeza ubwo nyina wamubyaye amuyoberwa. Bene nyina bonse ibere rimwe bakamuyoberwa. Urumva Imana itaramukomeje? Bamusanga mu Egiputa, murabyibuka? Yarabagaburiye, yarabahahira, ariko ntibamumenya, kubera ko Imana yamukomeje. Imana rero ishobora kureba muri future ikavuga ngo uzakomera. Utwo kwangwa n'abavandimwe n'abarozi bo mu gikari, ibyo ntabwo Imana ibyitayeho. Muri burigade no kuri polisi bakubeshye, ibyo ntabwo Imana ibyitayeho. Yireba muri future ikavuga tuzakomera, umugambi wayo uzakugera. Nibyo ivuga. Ubundi se hari umuntu utarwara ibicurane? Ibyo se nabyo bivuga. Nuko akiva iwanjye, umugabo aramutelefona ati barampamagaye ngwino ufungire igikapu. Mu byo yamufungiraga igikapu yashyiragamo na prudence, kuko akageso bari bakaziranye. Yaramubwiraga ati ujye wifashisha rwose utazanzanira kabutindi. Ndate nibyo. So umugore yarameze nkawe? Yarameze nkawe? Rahira ko wazishyiramo, wamumenaho amazi ashyushye. Urumva yarameze nkawe? Umwana w'abaki yakubwira ati shyiriramo n'udukoresho ukadushyiramo. Yayashyushya akatura, ubundi akagutwika bigaciye byagaciye. Amufungira igikapu, ashyiramo na twa dukoresho twiwe, avuga ati rwose nunanirwa mugabo mwiza uzareba ukuntu wiporoteja, ariko sinshaka kabutindi. Turakoze. Igikapu agishyira ku mutwe, akase kamyo. Ageze Dar es Salaam araparika, abwira Tandiboye ati ngaho sigarana imodoka, ngiye kwiryamira. Aragenda aganira n'umugore, amuha n'amafaranga, ariko agiye gukora akazi biranga. Yakomerega nta kibazo, ndi kumva mwimunyamunyu. Yakoze, Imana yarakoze biranga. Umugore atubaye iki? Ati simbiza. Ntabwo nyagusubiza. Ati ntacyo. Atari ko ruhuka mukanya urongera ukora akazi, ubu wari unaniwe.
araryama araruhuka, ariko amaze kuruhuka none biranga. Imana yari yavuze ko ikoze. Ari kuvuga ati yaba yarikoze ku wanjye. Imana kureba ari kuvuga ati yaba yarikoze ku wanjye. Ntabwo amahirwe ya Mariya yari yakorotirite. Bukeye ajya ahandi ahindura umuntu, nabwo biranga, araseba bwa kabiri. Urwo rugendo yaruvuyemo asebye 5 yishyurira ubusa. Apakira imizigo, ashyiraho umuceri w'abana, ashyiraho imikeke, bya bisamake bibabuye, apakira manido byose ashyira ku ikamyo. Araza ageze aho igikondo, atelefona umugore ati naje amahoro rwose, nyitegura unshakira utuzi dushyushye ndaje. Undi ati urakaza mugabo mwiza, kibasumba myugariro, ngwino abana baragukeneye. Ariko mujye mumenya no kuvuga imitoma batazabacira. Nuko aramubaza ati se waransenye? Utani haleluya, naragusengeye ngo ugende neza ugaruke amahoro, nta gisida, nta bibazo, nta bakwibye, naragusengeye. Undi aramureba ati ariko banza waransengeye koko. Amuhisha ibanga, ageze iwe biremera. Imana ishima se, Imana ishima. Isafari ya kabiri bibuko, iya gatatu bibuko. Ku isafari ya kane agaruka ati ariko waransengeye? Undi ati naragusengeye. Ati ngwino nkubwire, uziko njya nkubwira byose. Ati ariko buriya narasebye, ndaseba. Arabimutekereza byose. Umugore arasimbuka aratara akahimbaza Mesiya. Aravuga ati yarabivuze Imana yacu, yabimbwiriye ahantu. Ndati yakubwiye ngo iki? Ati yambwiye kwigukoza. Umugabo aramubwira ati uzanjyana aho hantu yavugiye ndebe uwo muntu. Ati shati nzamuha n'ituro. Arantelefona ati witegure ndamuzana, ariko wambare ya marinete yawe kubite mu cyicu turebe ko yakizwa. Nimunzanire. Aramuzana ati wa mugabo we niwe wansengeye? Ntingiyeho. Ati shati reka ngushimire. Ati byambayeho, reka mbigutekerereza umugabo mugenzi wanjye. Arabimbwira ntijuru ryari ryavuze. Yego. Ndamubwira ariko hari n'ibindi wibagiwe. Aho wagiye kuraguza ukaba ugendana agati mu ikabutura y'imbere, ubu ngubu urabona ako gati kakurinda. Ati cyo re, ati nabyo urabibonye ko nagiye kumupfa? Ndabibonye nijugunye. Arahambura, icyo ntabwo umugore yari akize, ntacyo yarazi. Ni hanyuma se ko wigeze gucika ukarwara kamburugu ukivuza ntawe ubizi, ntabwo wakize, Imana ntiyagukijije? Ati yarankijije. Ati ariko se, ati ubu ngubu iyo bivuga wenda agiye hanze ntoya niwe murwaza wawe. Ibyazi si byinshi. None se hanyuma biriya bideni ufite kwizera yuko Imana yabyishyura? Ati nakwizera ndumva yamboye. Twose Imana iratumubwira, aratura turamusengera. Nuko ageze mu rugo ati dore ejo ni ku cyumweru, uyu munsi ni ku wa gatandatu, ndebera akenda keza nzaguherekeze mu iteraniro. Amena, amina. Maze ageze mu rusengero ahura n'umuntu uzi gufora neza karasi, agakubita mu cyico. Yavuze ibye byose, amarira arajojo. Babwira umugore ati se ko ntajyaga ndira, aya marira avuye hehe? Ati ubwo ni Yesu nyine wagucakiye, genda mu rusengero. Ati mperekeza. Aramutwara, araza amurambika ku karago, amusiga aho ngaho yisubirira kwicara. Iryo ni itangiriro ry'umunezero. Nshuti yanjye, birashoboka yuko umaze igihe kinini ufite uruntu ntazi, ariko data wakijije wari umaze imyaka 38 ku kidendezi cy'Ibetesida ari hano mu rusengero. Ufite kwizera kungana iki
ngo uyu mwanya nsenge, kuko data basengeye amateraniro yavuze yuko ari bwigaragaze no mu ijwi rya mu gitondo ry'umwuka mwumvise nabwo Imana yabivuze. Murabyibuka? Murabyibuka? Dusenge. Nsabe umuntu wumva afite ibintu bimaze igihe kinini apana wafashwe mu gitondo, apana bigize gute, ufite ibimaze igihe kinini kirekire ageje urusenge, nuko Imana yakuntumye. Ageje urusenge. Urizeye? 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 Reka nsaba umuntu wanyazwe inzu. Inzu ni ikintu gikomeye, ariko umuntu wanyazwe inzu akaba yumvise ubu butumwa bwiza buvugiwe aha ngaha, yumva ko iyo nzu data yayigaruza, ashyira akaboko hejuru. Umuntu wanyazwe inzu, ngwino hano. Nawe ngwino muhagarara. Iyo ni imirimo y'Umwuka Wera n'amaso y'Imana re. Uzi ufite kwizera uyu munsi nta mikino. Data yavuze ko arandura ibimaze igihe kirekire. Haleluya. Reka nsaba umuntu ufite randevu yo kujyana umurwayi kwa muganga ngo abagwe, yaba ari we ku giti cye cyangwa ari we yasize mu rugo, akaba afite icyo kintu, ashyira akaboko hejuru, agire kwizera. Ngwino hano. Niba ufite n'urupapuro narwo ruza rw'ibyo bintu, data aherutse kumbwira ijambo ryiza, arambwira ngo hagurukije muri iyi minsi. Reba igihe nazira, ariko data aherutse kumbwira ngo hagurukije muri iyi minsi mu bantu bazagira akanwa keza, bamvuga neza, kandi bazagendana ibimenyetso n'ibitangaza. Ukavuga ngo akora, kugira ngo abantu basubire mu ibyiringiro. Data bimbwiye muri ino minsi, niko yambwiye. Uyu munsi ndagira ngo dusenge, kandi Kristo afite imbaraga. Yego? Yego? Nsaba umuntu wapfushije ubukwe agaseba bikamenyekana, wenda n'ibiganza bari bararambuye barabimanuye, azahagarare hano. Data aracyarema, afite ibyo kurema bishyashya. N'ubundi warasebye, ngwino kumugaragaro, ngira icyo nibwirira data. Uwasebye ibiganza bakabimanura, ubukwe bugapfa bikamenyekana, aze hano ahagarara. Sineweze? Bwarapfuye ukora mabi, ngwino ntabwo ari wowe. Hagarara hariya. Iyo sengesho ntabwo ari ibyawe. Hagarara aha. Nyirabyo ahagarare hano. Wapfushije ubukwe hano. Uyu mukobwa si mwiza? Ubu nta kimana yakora. Ntiyagikora. Ubu Imana ntiyagikora koko. N'uyu ndasengera. Urumva mu birori byawe uzantumira? Ubona ko nambara nkabera? Ubu muri sinzasebya abawe cyangwa abasanga. Uzantumira? Sawa. Kumwambika agatimba mama kose mama.
urahagarara iruhande rw'uyu mukobwa urahagarara udahari uramuhanurira kwakira na Yesu. Haleluya. nabonye Imana ikora ku mugaragaro ariko ikamara n'umubabaro uri dabo w'inkubirane Imana ikawurangiza. Uyu mwanya tugiye gusenga. Icyo tugiye gusengera ni aba bantu bafite ibintu bimaze igihe kinini Imana ivuzeho, ariko nawe nubwo itavuze izina ryawe ugire kwizera. Yego yego. Turi gusenga Imana yaravuze ngo nzinguyendereye. Ese umuntu wari ufite amafaranga ariko ntarongore, njye nari nzi ko n'intama yamukana, ariko yari azi Imana iramuzinga. None ejo bundi yarasezeranye ku mugaragaro ubu yitwa umugabo. Nagira ngo uyu mwanya dusengane Imana, ugire kwizera yuko Uwiteka afite byose. Ubwo ntangaje ku mugaragaro yuko ibi byose byapfuye data bizuye. Mumvugire ngo amen. Ntangaje ku mugaragaro ko Imana igiye kurya amashimwe y'abera kubw'imirimo n'ibitangaza Imana ikoze. Ibyo bitangaje ku mugaragaro. Musenge Imana yawe umurimo w'Imana. Imana imbwira yuko nzajya mvumbura ukarasa. Imana yavuze ko iduhaye imbaraga nyinshi zo gukora umurimo wayo. Niko Imana yavuze. Yego, ubwo niwizera nawe urizerera twa tundi twawe tuziranyeho. Yego yego. Hanyuma data arashoboye, ibi byose arabikoze. Nimugire gutya. Uko niko Imana igukuye umunya mu maso n'umunkanyari, n'ibyagukomerekeje byose, n'ibyakubabaje, n'ibimaze imyaka myinshi, n'ibimaze mikeya, ikuye umunkanyari mu maso. Uwiteka we, dore biremwe none. Baratumwakuye natwe
byabaye mu rugo. Umuntu umwe yaravuze ati mwigisha ntiwirirwe uza ariko utegeke umugaragu wanjye ndasanga yakize. Biranagutangaza uravuga ngo mbonye umuntu wizera cyane, wageze mu rugo asanga umugaragu we yabaye muzima. Uwiteka we turabiremye mu izina rya Yesu kandi waduhaye ubwo butwari n'ubushobozi. Aba bantu bose kemura ibibazo byabo, n'abatinye kuza kubera ko bagize isoni, n'abiyicecekeye kubera ko banihira bucece, n'abiyicariye hariya hirya baniya bavuga bati twasenze kenshi biranga, nta kwizera bafite. Ongera kwizera mu mitima yabo maze ubireme bifatike, ubireme bikorwe. Iyi tariki tuyandike ahantu tuzagaruke seje mu gushima Imana, tuzanye ituro ryo gushima Imana, tuzanye ishimwe mu nzu yawe, tuvuga kugira neza kwawe. Papa bikorere kwiyubahisha kandi urabizi ko kuvuga ni ukwacu ariko gukora ni ukwawe. Reka icyubahiro cyawe kiganze kandi imirimo n'ibitangaza bikorekere mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Mukomere Imana amashyi cyane. Imana nishimye.